bankubise icupa rya Musteri ririmo inzoga ridapfumutse ngira ngo ni igisasu kinguyeho dore nagize nga mpfumuye imanga bro yohereje vide riraza rikubitamo hano mu gahanga ubwo ari kubisa mu gahanga akaba ari kose abantu bose bariruka amaraso yaradudubizaga kuko nari imeze nka robine umuntu wese yambaraga yagira ngo bagubise igisasu mu gahanga wagira ngo ni ikibombe noneho urabona nkura bakase ugutwi ntago yabyumvaga iyo bagukubise ikintu cya danje nyine kigakora mu bwonko bye ntago byumva kubera ko amaraso abagishyushye nagiye kubona nkabona abantu barimo baraguruka mu kabari nkahindukira ase ko muri kwirukanka byagenze gute kumbi ndimo ndadavirirana mu gahanga robine amaraso ubwo rero ubwo babyita mama pirika ndi kubagira inama kuntu muzajya mubabaza abagabo banyu mu gihe babaciye inyuma kugira ngo babajye kubaruma amatwi kuntu muzajya mubigenza ubwo ndangije haba hagiyeho umutipe bita Eric kuri stage ubwo naye nambaye akajipo k'akamini ndazamuka njya kumubyinisha ngiye kumubyinisha abaranteruye kumbi twe twicaye imbere ya stage kuko stage yari iri hejuru twe turi hasi wa mutipe bwari uri kuneta wari wambaye imyenda ya stone abarababaye Eric barambyinishije abaranteruye mpokira ikanzu bisangutse mu birere kandi na kariso nari nambaye ngiye sinjya nambara ikariso ngiye sinjya nambara ikariso kuko ngiye sinkunda ikariso nambagame ubwo mba ndababaye ndambwira ati mana uri umugome gutunyambitse ubusa kandi wabyumvaga ko nta kariso nambaye kuko urumva narabimubwiraga araneruye nkazamwongorera have Eric kunzamura ntago nambaye ikariso arakomeza aratiriza ndamubwira ati wallahi ibi bintu ngore ndabikwishyura wakinyendaro abantu mwari muhari muzaro muri comment ndamubwira ndabikwishyura Eric agira ngo ndamubeshya ubwo Eric abagiyeho we na Stone na Recho bajya kubyina kuri stage bajya kubyina bambaye imyenda ngumwe ngo Stone yari yabaye ngo Rayon Sport ngo Eric yabaye Kiyovu ngo Rejo yabaye APR bajya bigizemo amakipe nyine kuko Stone yabonaga ko mfite amafaranga menshi kandi ndimo ndafelicita abo bahungu we si mu felicite ubwo bakajya gukina ibyo bintu by'amakipe yabonaga ko agasanduku kabareyo kuko icyo gihe nari umureyo nafanaga ngiye nkunda Reyo ndi umureyo Sport ubundi na papa wanjye no umureyo Sport ngende umureyo nkunda bareyo ubwo ababaye umureyo kugira ngo amafaranga undi ababaye APR bagenda bambaye amakabutura y'amakipe ndangije rero nanjye wa mutipe kuntu yari yambabaje akanyambika ubusa abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministry w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo harya nuko ubwo kuntu nari iri vide ubwo Stone twarabanaga tubana ata saa 10 za mu gitondo kandi abandi batasa 8 ndamubwira ati izi saa 11 za mu gitondo utashye ujya mu rugo rwande kuko icyo gihe yabaga mu gipangu cyanjye nyine utashye kwande nyine oya yari yarakwinjiye cyangwa yabaga oya twarabanye dukodesha nyuma Imana tuteza imbere tuguha inzu noneho tuguze inzu ariko mu gipangu harimo n'abapangaye benshi atasa 11 za mu gitondo ndavuga ati gute ngiye umugabo insuzugura afite amafaranga nkarana nipfumbase paka mu gitondo yarari hehe mbanetse amakuru abaranda buyantu yarari ngiye rero nzi ubwenge akugira ngo mfate video nkumene umutwe cyangwa nkurumu gutwe ngenge mageragere nahise ngenda ndeba agatipe keza we Yesu mwami we
ahiyo koko Lukumani we ngwirano ako gatipe kari keza pe bakitaga Lukumani na agasitari nyine n'agahanzi kakiri akana gatonya keza kabisa waza nanjye nagiye mu kubita icy'umutwe gafite n'amafaranga ubwo mba mwambitse imyenda ya Stone ariko impamvu nakambitse imyenda ya Stone ni njye wari warayimuguriye mba mukubisemo ikote ryiza icyo gihe narariguze 80,000 sinzaryibagirwa ry'icyatsi mukubitamo ikabutura ya pinki twarayiguze 35,000 nziza nyine Stone namuhaye ubuzima bwiza kuko umwenda wose wabaga ugezweho narawumuguriraga kuko icyo gihe nari mfite amafaranga ubwo maze kubimwambika rero mba musohokanye ahantu Stone abyinira yambaye imyenda yego bamusohokanye ahantu Stone abyinira yambaye imyenda ye urumva ubwo Stone nawe nsanga ari kumwe na kaka bici bararanye Fiona wihangane wandawe niwe wansenyeye ubwo uwo mukobwa bamwitaga Fiona ari kumwe na Stone bakundanye ubwo nanjye mbanzanye umutipe mwiza yambaye ya myenda ya Stone tuba twicaye imbere kuri stage twari dufite 600 kuri momo sinzabyibagirwa njye n'uwo mutipe nyine amwita Lukumani ubwo ba Stone babagiye kuri stage yahabanjije urumva nari nagiye mu rwego rwo kujya mu babazi mbanumije amakaziye 3 ya Heineken ndumiza n'inkoko 5 sinzabyo icyo gihe akabari kose naragasindishije ewana umuhungu ugiye kuri stage nkamusangaho nkamubyinisha kugira ngo mbabaze Stone nkamufesta amafaranga menshi Stone yajyaho simuye n'igihumbi ubwo rero ubwo babyita mama pirika ndi kubagira inama kuntu muzajya mubabaza abagabo banyu mu gihe babaciye inyuma kugira ngo babajye kubaruma amatwi kuntu muzajya mubigenza ubwo ndangije haba hagiyeho umutipe bita Eric kuri stage ubwo naye nambaye akajipo k'akamini ndazamuka njya kumubyinisha ngiye kumubyinisha abaranteruye kumbi twari twicaye imbere ya stage kuko stage yari iri hejuru twe turi hasi wa mutipe bwari uri kuneta wari wambaye imyenda ya Stone abarababaye Eric barambyinishije abaraneruye mpokira ikanzu bizamutse mu birere kandi na kariso nari nambaye njye sinjya nambara ikariso njye sinjya nambara ikariso kuko njye sinkunda ikariso nambagame ubwo mba ndababaye ndambwira ati mana uri umugome gutunyambitse ubusa kandi wabyumvaga ko nta kariso nambaye kuko numva narabimubwiraga araneruye nkazamwongorera have Eric kunzamura nago nambaye ikariso arakomeza aratiriza ndamubwira ati wallahi ibi bintu ngore ndabikwishyura wakinyendaro abantu mwari muhari muzaro muri komedi ndambwira ndabikwishyura Eric ajya ngo ndamubeshya ubwo Eric abagiyeho we na Stone na Rejo bajya kubyina kuri stage bajya kubyina bambaye imyenda ngumwe ngo Stone yari yabaye ngo Rayon Sport ngo Eric yabaye Kiyovu ngo Rejo yabaye APR bajya bigizemo amakipe nyine kuko Stone yabonaga ko mfite amafaranga menshi kandi ndimo ndafelicita abo bahungu we si mu felicite ubwo bakajya gukina ibyo bintu by'amakipe yabonaga ko agasanduku kabareyo kuko icyo gihe nari umureyo nafanaga ngiye nkunda Reyo ndi umureyo Sport ubundi na papa wanjye no umureyo Sport ngiye ndi umureyo nkunda bareyo ubwo babaye umureyo kugira ngo amafaranga undi ababaye APR bagenda bambaye amakabutura y'amakipe ndangije rero nanjye wa mutipe kuntu yari yambabaje akanyambika ubusa cunga arebye inyuma mpita mumanura ikabutura yambaye ijezi kumbi yambaye ijezi atashyizemo box ayo si amakosa yanjye kumbi ni agasilamu urumva ari agasilamu kandi turi mu kabari nyine mu mbaga y'abantu benshi urumva ngiye namanuye kuko yari yanzamuye yerekanye ikibuno cyanjye nta kariso nambaye nanjye naramwishyuye mba ndamanuye ikabutura manuye ikabutura ntabwo yari yambaye box no kumbi nta nubwo asilamu akabari kose ati burya Eric ni agasilamu ubwo abavuye kuri stage yiruka ajya muri vestiaire ubwo Stone kubera umujinya koko nari nasohokanye undi muhungu yambaye imyenda ya Stone ubwo Stone ababwiye Eric ati man iriya bici igenda ikubita rino vide ubwo Stone abafashe vide abarihereje Eric baraje ubwo nari nicaye
turi kunywa amayoga nyine urumva ibyo byanarangiye bavuye kuri stage mani yankubise icupa rya musiteri ririmo inzoga ridapfumutse ngira ngo ni igisasu kinguyeho dore nagize ngo mpfumuye imanga bro yohereje ivide riraza rikubitamo hano mu gahanga ubwo rikubise mu gahanga akaba ari kose abantu bose bariruka amaraso yaradudubizaga kuko nari imeze nka robine umuntu wese yambonaga yagira ngo bagubise igisasu mu gahanga wagira ngo ni ikibombe noneho urabona nk'urabakase ugutwi ntabwo yabyumvaga iyo bagukubise ikintu cya danje nyine kigakora mu bwonko bye ntabwo ubyumva kubera ko amaraso aba agishyushye nagiye kubona nkabona abantu barimo baraguruka mu kabari nkahindukira ase ko muri kwirukanka byagenze gute kumbi ndimo ndadavirirana mu gahanga robine amaraso akubita mu gahanga noneho mu guhindukira gutya kuri stage amaraso aragenda atakubita ku kibambasi cya stage nibwo nahise mbona mba nikoze mu gahanga mba mbonye ndi kuva amaraso nari nambaye agashati k'umweru mu izina rya Yesu mbonye ishati yose isiba sororwa Tom kandi nambaye agashati k'umweru ngo nambaye neza ubwo twari tuvuye kurya amahene nge n'uwo muhungu nambaye agashati k'umweru n'akajipo k'agakoboyi n'udukweto tw'agataro nigize inkumi sheri Yesu umwami ubwonko bw'ababawonsa bati se bigenze gute ko abantu bashize mu kabari ti Jessica arapfuye ati Eric na Stone bamuteye vide ubwonko bwa Reja arabacicishije baba barirukanze baba barahunze banaye mu kibazo nasigaye mu kabari niciye kuri stage ninjye nyine umuntu mfasha ari wa muhungu twari twasohokanye umwana wambaye imyenda ya Stone noneho njyewe yatinyaga kumvugisha ndeba kuko nari mfite urwobo mana w'umuganga amaraso arimo araza nka robine nkamubwiye se mani kuri kureba hirya ngo mani ngo urimo urapfa ngo tugende kwa muganga nkamubwira nta kibazo mfite mani bigenze gute ngo ba Stone bagukubise ivide barirukanze sheri nahise nkuzamukira kuri polisi kuri station ya Kimisagara ndavuga ati munabare abantu baranyishe dore bangubise ivide kandi dore ngabara bari kuzamuka umuhanda n'amaguru mugende mu bafate kuri polisi rero ntago bakwakira uri kududubizanya amaraso barakubwira ati banze ujye kwa muganga ikiregura kizana nyuma nje njya kuburanya rero n'abafande ndababwira ati ntago nabyemera polisi ndi kukubwira umuntu nkubise nguri ari kuzamuka hariya wowe uri kumbwira ngo ntago ngo mbanze njye kwa muganga muramufata gute karaba yarenze abapolisi banga kumfasha ntabwo bagufasha urimo uravirirana babonaga ngiye gupfa kandi umuntu agiye gupfa ntabwo bari kubyumva numva nangiye kugira imbeho nangiye gukonja ubwo urukumana abona byakomeye abona nananiranye nanze kujya kwa muganga nakunguye nanjye ndinshinze ubwo babahamagaye mukuru wanjye ati Jessica arapfuye muze muri umuntu mama baje yirukanka babankize kuri moto tuba tugiye kwa Nyiranuma baba barandoze babamaye transfer vuba ijya Shashika bangiye Shashika barandoda bankiramo ibipfuko bancishe muri scaneri babamaye nabo transfer ijya Kacyiru kuri polisi ubwo ewana ifoto byonyine ukireba ifoto wabonaga ari isasu bangubise mu gahanga ubwo mbansubiye rero handi kuri station noneho nanapfutswe ubwo urumva noneho Stone twari twanashwanye mufitiye n'umujinya w'indaba ari gukundana bita Fiona nagiye nababaye nakunguye ndavuga ati ngiye n'umugabo tubanye imyaka 4 niwe warunyishe dore yamfatanyije n'inshuti ze mpita nanga ikirego direct vuba abapolisi icyo mbakundira muri mbangukira gutabara umva iyo umuntu abaganye muhita mutabara ikibazo cy'Imana igikomeza ibahezagize ikomeza ibicaze muri ibyo biro murakagurirwa inka 20 murakanywa amata mukanywa inzoga afanda ati mukobwa wanjye ati ye baba datawe ati zingegera nuko zikugize ati yego imbabazi bazicikiye kwande kwa Kesha mu biryogo nako hariya igikondo n'umukobwa bita mama Muna uwo ngo Eric nawe nambuye ubusa yakundanaga nawe bagiye kwihishayo ubwo undi nawe aza mu magurupe byakomeye arimo aranekaneka uko bimeze ubwo nanjye ndiko ndi kwirukanka kuri polisi ubwo kuri polisi barambwira ati wagenda wicarire utuze tuzabafata one day nta kibazo
ubwo bababohereje abantu ba mbere bajya kureba, bagiye kurasanga ni Rejo wenyine wagiye kubyina, Stone ntabwo yaje na Eric, haje Rejo gusa. Baragiye kwisha kwa Kesha habera imbobo, abarajyanguriye imbuto akazaza kunyisurishwa ambwira ngo atwite Eric, ngo shango baracitse, ngo atwite wa muntu uzaka kwegera kubwira ngo pole, wa muntu uzaka gukorogera gasosi akagutamika ibinini, uwo niwe mwanzi wawe. Aba yaraje kukuneka ngo amenye ngo wagwana bimeze gute, iperereza rigeze he. Umwana w'umugore akambwira uburyo atwite Eric, ndayameza ane bikiye ati mbabara uzababarire, nanjye ndi indyarya. Narabwiye ati ngiye nabaye imfubyi mfite imyaka 12 ndi imbobo, ngiye ntago waza kunyigiraho mbirikanyi mpita nkuvumbura direct. Nahise mubwira ati sha nanjye nta kibazo ndimo kwivuza nyine nubwo bikomeye, urumva twe nk'amasire ntago tujya dufata mituweli kubera ko bavuga ko mituweli batanga imiti itavura. Ubundi privé nibwo uhita wirukanga nawe umwana cyangwa urwaye nibwo bahita bakuvuza ugakira. Imiti ya privé niyo twizera kurusha kwa muganga ha mituweli, na sire y'igipfa gutunga mituweli. Mana yanjye bankubise facture y'ibihumbi 400, ndavuga ati none ndapfuye, numva birakomeye. None ngira kubera ko nacaga muri scanner bari bankubise igicupa, amavide yarafashemo, sinzirimba mubona ko harimo inkovu zigiye zitandukanye. Ndavuga ati noneho byakomeye, famille nagikomeza kumfasha, nimba famille zabo zemera kumfasha naribi. Ubwimbo wabaye ngo zibaziramamagaye ngo Jessica ngo tuje kugusura, kuko urumva bari bohereje Maneko yaje kuneka yumvishe ko nta kibazo, baba baje kunsura ngo banzaniye imbuto, banzanira ibinyomoro n'amata, ariko mwambo bumwe kari cyo Godfather ari kubaburiza gukubita no gufata umuntu ukamukubita, urankubita ukenda kunyica nyuze ukanzanira imbuto ngo uje kumembura we kumamaze. Erega muraritse ibyo bisura byanyu imbere yanjye ngo munzaniye imbuto. Ye baba we nanjye nabafashe video sheri, baraza bicara mu ntebe, nanjye njyamye mu ntebe mpita mfata video mpita nohereza fandi ati mbobo zanjye zo diregiti cyokora mu ndaribu y'u Rwanda we murakahora munywa amata nimukanywa inzoga. Sheri abapolisi 8 bahise baza vuba direct bahita bagota igipangu cyose. Stone yicaye ngo ubwo arimo arakora utubuto ngo arimo aradukatana kuma, agiye kubona polisi vuba mwese amapingu vuba mpita mfata na video ya snap bari kubambika amapingu ariko cyada mpita mfata video bari kubambika amapingu mpita noza muri group imbobo barazifasha, baragiye barabafunze. Ariko kubera ko nayo nabikoze kubera nyine like nyine urabona uko umuntu agenda akira nikarusha. Urumva Papa Stone yaraje, nari ndi mu bitaro, nari ndwariye mu bitaro, araza arandwaza. Papa Stone akazanzanira imbuto, akanzanira umugati, akanzanira amata, akanyitaho. Ndavuga ati se ubundi ndafungisha Stone kandi wabona ubundi bankunda nta kintu byabimariye, mpita njya kwaka imbabazi rero. Ndavuga ati yanjye nimba mwemera kumvuza nta kibazo, aho kugira ngo meze ndushye famille kandi abantu batanabafunze. Baravuga ati turagwibumbi 400 naribi. Ubwo babona Eric barateranya, ni babona Stone baraterateranya, ba 400 barishyura bitaro. Nanga imbabazi njya mu rukiko, umva noneho ureye kuntu ndi imbobo. Ibaze ko ari njye wamufungishije kuko yankubise nkazana namugemurira shanga mushyira amata, yarafunzwe neza, nyagukubitwa n'inkuba wambobo we cyo kora nagufashe neza. Niyo mpamvu za uruzenguruka mu bagore nk'imbobo nk'isereri kuva twatandukana ashize imyaka 2 nta mugabo ndashaka. Ariko wowe maze washatse shani biranga, ujya kwatera biranga, usanga nawe ni igisamba riba, ubugeze kwa Paula. Ubu nawe uzamwanga ufate nundi. Barakuroze kuzerera mu bagore, narakuvumye wowe ibintu wankoreye wowe, wanyica ubuzima ugatsindwa n'Uwitekaho. Reba inkovu nikoreye ku bwawe. Ariyo mpamvu mvuga mw'abagore nimutavuga abagabo banyu babahohotera, bazajya babaruma amatwi, ejo uzuru rigende, ejo ijisho barivanemo. Uri kumva uzaba umukecuru w'ibikomera umubiri wose kubera gukunda imbobo bitagukunda. Umuntu ugukunda ntaga gukomeretsa, umuntu ugukunda aragutetesha, nubwo wamukorera amafuti gute aragutetesha akakubabarira. Ijambo ryanjye ni iryo. Uretse kugenda bantu following amaze mubwira akantu, abantu murageza vuba cyangwa ushaka kongeresha ingano y'igitsina cyawe, andikira ino nimero hamagara ino nimero barakufasha. Ewana barakukopeta umuti wundi ugenda ugira imboro ingana gutya. Wallahi sari cy'Imana uzanshimira